Yesu nashimwe cyane muvandimwe, ndagushuhuje mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose ni guha umugisha kandi kugirire neza. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe, ni Ntambara Emmanuel. Unyemerere tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva ibice byaho ni bitatu ku murongo wa 7. Hari amagambo meza handitse, titiri iragira iti Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo arekure Abisiraheli. Iyo ni titire. Hanyuma ijambo riravuze ngo Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye ko barakubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo. Hanyuma 8 hakavuga ngo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abafirizi n'Abayebusi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Hanyuma aya ni amagambo tugiye kuganira. Iki gice cyanditswe nande cyangwa se aya magambo yavuzwe kuri nde? Imana yari yatumye kuri nde? Yari hagurukije nde? Aya ni amagambo ni ijambo ry'Imana. Abisiraheli bamaze imyaka myinshi bari munsi y'ukuboko kwa Farawo, bari mu buretwa mu gihugu Farawo yarabereye umwami muri Egiputa. Ariko nukuvuga ngo umunsi umwe, igihe kimwe, Imana yibuka isezerano yasezeranye na basogokuruza babo, ihagurutsa Mose imwiyerekera mu gihuru cyaka umuriro, aragiye intama za sebukwe Yetiro. Imana imwiyerekera mu gihuru. Bibiliya iravuga ngo abona igihuru cyaka, atambikishwa no kureba ibyo bintu byari biba cyangwa se iryo shyano, niko birivuga ngo atambitse. Imana imuhamagara muri cya gihuru cyaka umuriro, iramubwira ngo Mose. Aritaba, iramubwira ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya sogokuruza Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, nkaba Imana ya Yakobo. Mose amenya ko aganiriye n'Imana y'Abaheburayo, yikubita hasi yubamye. Imana imuha aya magambo nsomye, iramubwira ngo mbonye kubabara. Imana ishimwe cyane. Mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye, none nguhagurukirije kugira ngo ujye gukura ubwoko bwanjye mu maboko y'Abanyegiputa. Mu yandi magambo aha hantu hari iki? Ijambo ry'Imana avuga ngo mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye, mbonye agahato bahatishwa n'Abanyegiputa, mbonye agahinda bafite, mbonye inzara bafite, mbonye akababaro bafite, mbonye, nitegereje neza, menya neza yuko bababaye. None mpagurukiye kubakiza, mpagurukiye kubakura mu maboko y'Abanyegiputa. Nshatse kukubwira iki muvandimwe? Akababaro ka Imana irakazi, inzara yawe Imana irayizi, ubushomeri bwawe Imana irabuzi, situwasiyo irimo iyo yose Imana irayizi. Ijambo rivuze iki rero? Riravuze ngo yamarira uririra mu rwihisho, yamarira uririra aho abantu batabona, ya situwasiyo urimo abantu bamwe batazi, Imana irayizi muvandimwe. Ijambo rivuze iki rero? Rivuga ngo mbonye agahato uhatishwa n'Abanyegiputa, mbonye agahato, mbonye ukuboko kuremereye ku buzima bwawe, mbonye imbaraga zirimo zikubuza amahwemo, mbonye uburyo urimo uhungabanywa n'umuyaga, mbonye situwasiyo urimo, mpagurukiye kuyigukuramo. Rero niki ijambo ry'Imana rivuze? Imana ihagurukiye kugukura mu buzima urimo mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose ifite ubushobozi, ifite imbaraga zo guhindura situwasiyo. Imana ifite ubushobozi n'imbaraga byo guhindura ubuzima bwawe, itagishije inama abo mubana, itagishije inama umuyobozi w'umudugudu w'iwanyu, itagishije inama umuntu runaka, umubyeyi wawe cyangwa papa wawe. Imana ifite imbaraga. Ijambo ravuga ngo ihagurutsa Mose kujya gukura Abisiraheli mu maboko y'Abanyegiputa, amaboko akomeye, amaboko imbaraga, amaboko y'ububasha. Ariko Imana ihagurutsa Mose kugira ngo azabasohore muri ubwo buretwa. Ndashaka kuvuga n'iki nawe? Imana ishobora byose ihagurukiye kugukura muri ubwo buzima. Nuvuga ngo uburetwa bwaba bwinshi. Ushobora gusanga ufite indwara umaranye igihe kinini cyane, iyo yarakubase, uri mu buretwa bwayo. Ushobora kuba uri mu buzima bw'ubushomeri, umazemo igihe kinini cyane, ubwo n'ububata bw'ubushomeri. Nuko ngo hari imbaraga, hari umupense, hari ikinyembaraga gihagarariye ubwo buzima urimo. Imana ishobora byose rero ijambo ravuga ngo mpagurukiye
gukura ubwoko bwanjye muri ayo maboko, mpagurukiye gutesha agaciro izo mbaraga zigufashe, mpagurukiye gutesha agaciro izo mbaraga zakubase, mpagurukiye gutesha agaciro izo mbaraga zaguhejeje hasi mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuze iki rero? Imana ibwira Mose ngo mbonye agahato k'abanyagiputa ku bwoko bwanjye, mpagurukiye kubakura muri ubu buretwa, kandi si ukubakuramo gusa, ngiye kuberekeza i Kanani, ngiye kuberekeza mu kindi gihugu, ngiye kubahindurira ubuzima, ngiye kubakura mu buretwa mbashyire mu mudendezo. Imana igukuye mu buretwa, igushyize mu budendezo, ikwinjize mu mbaraga, ikwinjije muri gakondo, iguhaye gakondo, ikuremeye gakondo. Ariko iyi gakondo hari abari bayituwemo, hari harimo abayebusi, hari harimo abanyekanani, hari harimo ibinyembaraga, hari harimo ibinyabubasha. Ariko ijambo riravuze ngo nkuremeye gakondo. Nubwo iyo gakondo irimo ibindi binyembaraga, ariko nkuremeye gakondo. Ibyo ndabyirukanye, nguhaye ubushobozi, nguhaye ububasha bwo kwirukana ibyo, kugira ngo nkuremere gakondo nshya mu izina rya Yesu. Imana ikuremeye gakondo, Imana iguhaye gakondo, Imana ihinduye situation, abantu bahindura amagambo. Icyo itibazaga, icyo utatekerezaga, icyo inshuti zitibazaga, icyo nawe ubwawe kigutunguye, Imana yabonye agahato k'abanyagiputa ku buzima bwawe. Nimvuga abanyagiputa, wumva imbaraga ziguhagarikiye, ziguhagazeho, wumva imbaraga zikugendaho, wumva imbaraga zigutesha agaciro, wumva imbaraga zikurwanya, wumva imbaraga zihagurukiye kukurwanya, wumva imbaraga zikuzengurutse iburyo n'ibumoso. Wumva izo mbaraga, hari imbaraga zikubuza amahwemo, hari imbaraga zishaka kuguheza hasi, hari imbaraga zishaka kugira ngo uhinduke insuzugurwa, ugakora bikaribwa n'abandi, ugakora agasarura abandi, ugakora ariko icyo winjiza kikaba gito. Hari imbaraga zishaka kugira ngo uhinduke intabwa, uhinduke useless. Ariko ijambo riravuze ngo mbonye agahato k'abanyagiputa ku buzima bwawe, mbonye agahato k'abadayimoni ku buzima bwawe, mbonye agahato k'abazimu ku buzima bwawe. Ariko Uwiteka aravuga ngo mpagurukiye gutesha agaciro izo mbaraga, gutesha agaciro izo mbaraga. Nguhagurukirije imbere y'izo mbaraga, nguhagurukirije imbere yazo, ntaho zigiye, ariko nzibiguhagurukirije imbere. Ndaguhagurukije, ndakwambukije, nkujyanye muri gakondo, nkujyanye mu gihugu nakuremeye. Ijambo riravuga ngo rero Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ngewe mpagurukiriza ubu bwoko ubujyane i Kanani. Iki gihugu ni igihugu cy'amata n'ubuki. Icy'Imana irimo iteganya ku buzima bwawe ni icyiza, icy'Imana irimo iteganya ku buzima bwawe ni icyiza, ntabwo ari ikibi. Iguteganyirije gakondo y'amata n'ubuki, iguteganyirije ubuzima bw'amata n'ubuki, iguteganyirije ubuzima bw'umunezero. Iragukura muri iyo situation, irahindura iyo situation. Imana ifite ubushobozi, Imana ifite imbaraga zo guhindura situation iyo ariyo yose wari urimo, kabone niyo yaba ari ubuzima bw'uburwayi umaranye igihe. Imana ifite imbaraga zo kugukura muri ubwo buzima, kabone nubwo wabona nta byiringiro. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Riravuga ngo nubwo abyiringiro byaba bihari, ariko ejo byanze bikunze ibyiringiro bizaboneka. Ndashaka kukubwira iki? Bibiliya iravuga ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndashaka kukubwira iki? Hari impundu ku buzima bwawe, wabonaga nta byiringiro, wabonaga nta nzira, ariko ndashaka kukubwira iki? Ijambo riravuze ngo byashoboka ko rwose, byakunda rwose, byashoboka cyane, ngo byakunda, ngo ahari kurira, ahari gusuhuza umutima, ahari kwibaza ubuzima uri mu herezo ryabwo, ahari kwibaza ukibaza byinshi. Ijambo rivuga ngo kurira kwararira umuntu byashoboka cyane, ngo ariko bwacya mu gitondo, nyuma y'amasaha 28 bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndashaka kukubwira iki? Imana ikuremera impundu mu izina rya Yesu, Imana iguhindurira ubuzima mu izina rya Yesu, Imana ihindure situation urimo mu izina rya Yesu, Imana iguhindurire dotaya binigra, Imana iguhindurire mu izina rya Yesu, Imana ihindure ubwo buzima urimo, ubuzima umaranyemo iminsi butameze neza, ubuzima umazemo iminsi bwo gupfundikanya, ubuzima umazemo iminsi bw'amarira, ubuzima umazemo iminsi bw'indwara, ubuzima umazemo iminsi bwo uvuga ngo ejo bizagenda gute. Imana ihindure mu izina rya Yesu. Ndashaka kukubwira iki nsatira gusoza rero, ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka, ibidashobokera amashuri ku Mana birashoboka, ibidashobokera imiryango ku Mana birashoboka, ibidashobokera abakomeye biwanyu
ku Mana birashoboka. Ibidashobokera ibyo wiringiye ku Mana birashoboka. Ndashaka kukubwira ikirere, ijambo ravuze ngo numvisha gahato k'abanyagiputa ku buzima bwawe. Manuwe no kugukura muri ayo maboko, manuwe no kugukura muri iyo situation, manuwe no kugukura muri ubwo buzima, manuwe no kugukura. Imana imanuwe, Imana izanywe nawe kugira ngo iguhindurire amateka mu izina rya Yesu. Yari Intambara Emmanuel, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.